Shalom shalom, nongeye kandi kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse n'uburinzi bw'Imana burenze uko umuntu yatekereza n'uko umuntu yakwibwira, bikomeze kuturinda muri bino bihe kugeza igihe tuzabiviramo amahoro twuzuye amashimwe. Reka dukomeze n'icya gatatu uyu munsi kiranga umuntu watakaje umutima wo gukorera abandi. Rero nk'uko mubizi turi mu bihe byo gukorera abantu, ariko tugomba no kumenya neza ibiranga umuntu watakaje umutima. Icya gatatu rero ni igihe uzisanga urimo gushakisha icyubahiro mbere y'uko unakora ibyo uzaga gukora. Hari abantu benshi bashakisha icyubahiro kandi nta nicyo barakora. Ubundi icyubahiro ni umusaruro uzanwa n'umuntu wamaze guca ahantu runaka, ibihe runaka, gukora ibintu runaka, noneho byabivamo amahoro agahabwa icyubahiro. Ashobora kutabivamo amahoro wenda agapfa, ariko abantu bagasigara bakamuha icyubahiro kuko yabaye intwari, yakoze ibyo abantu batigeze bakora, agasigara ari intwari abantu bigiraho, abantu bareberaho, abantu bifuza kuba nkawe kuko hari ikintu yakoze kidasanzwe mu gihe cyiwe. Rero icyubahiro iyo utangiye gukirukira inyuma, nta n'icyo urakora, nta n'icyo urageraho, nta n'icyo urafashisha abantu, nta n'icyo, ugatangira kwifuza icyubahiro, iyi ni mistake ikomeye. Ubu ni umutego ukomeye abantu bisangamo igihe cyose barimo barashaka gukorera abantu. Rero birababaje cyane kubona umuntu areba undi muntu wageze ku bintu runaka, yaba ariho cyangwa se atakiriho, agatangira gushaka kuba muri icyo cyubahiro cy'uwo muntu, nta n'ikintu na kimwe arimo arakora, nta kwitanga, nta kubabara n'abashaka gufasha, nta kintu na kimwe arimo arakora kigaragaza ko arimo arajya muri ya nzira yo gukorera abantu. Ahubwo we gusa arashaka iherezo atatangiye guca mu nzira imuganisha kuri rya herezo abanyacyubahiro banyuzemo kugira ngo bageremo. Rero birababaje cyane, kandi ikindi kibazo dufite muri bino bihe, abantu bashaka guca inzira za panya, abantu bashaka guca inzira za hafi, abantu bashaka guca mu bintu bagere ku bintu ariko badaciye mu nzira abantu banyuzemo kugira ngo bagere kuri ibyo bintu. Reka mbabwire, nta Kanani nta butayu, nta n'ubutayu nta Kanani hari. Igihe cyose uzabona urimo guca mu butayu, umenye neza ko Kanani hari. Kandi Imana ikubwira Kanani, umenye neza ko ubutayu buhari. Imana ikubwira icyubahiro, umenye neza ko hari ahantu uzanyura kugira ngo ugere kuri cya cyubahiro. Imana ikubwira kuzamuka, uzamenye ko uzabanza kumanuka. Iyo ni principe ihari. Nawageze hejuru atamanutse, nawageze Kanani ataciye mu butayu, nawageze kuri Samweli ataciye mu bugumba, nawageze kuri Isaka adaciye mu bugumba. Umva nkubwire, ubuzima bwo kubyara Ishimayeli bufata amezi 9, ariko ubuzima bwo kubyara Isaka bishobora gufata imyaka 25. Naho wo guhitamo inzira uri bufate. Isara yari inzira ya kure, ariko Hagari yari inzira ya hafi ya panya. Abantu benshi bashaka guca mu bintu bya hafi bagere ku cyubahiro, ariko Imana itucisha ahantu kugira ngo tugeze kuri cya cyubahiro. Muri bya bihe byo gukorera abantu, muri bya bihe byo guca ahantu urimo guca, Imana igucisha aho ngaho ukabera umugisha abantu kugeza igihe uzagera muri cya cyubahiro. Yosefu yabanje gukora kwa Potifari, ahakora imyaka itari mikeya, baranamubesha baranamugurisha. Ibihembo yarategereje sibyo yahawe. Yakoze neza bamuhemba inabi, yaririnze bamuhemba kumuta, yaririnze yajyamanamo ka Potifari ko bimuviramo gutabwa. Ibyo byose abinyuramo, ariko yari inzira kuko nawe uzamuka atamanutse. Yisanga muri prison, araceceka, aratuza, akomeza gukora, akorera abo muri prison, asobanurira z'abari muri prison, akomeza gukorera abantu kugeza igihe ageze mu cyubahiro. Hari abantu bashaka gusimbuka etape yo gukorera abantu, ugashaka gusimbira ku byubahiro, hano icyo urakora. Wirinde, ube maso, ugwe muri uwo mutego wo kwirukira icyubahiro, wo kwifuza icyubahiro, utaraca muri process ikugeza kuri cya cyubahiro. Icyo ni ikintu kigaragaza umuntu watakaje umutima wo gukorera abandi. Rero iyo ukomeje kwifuza no kunyoterwa gushakisha, wirukanka ushakisha umusaruro utarabiba, ibizahugeza kuri wa musaruro ni akaga gakomeye cyane. Aho niho tubona benshi buzuye amashari, kuko ari byo bifuza abandi bagezeho, ntibashaka kumenya aho banyuze, ntibashaka kwegera abo bantu babigira, bavuga ati byagenze gute, waciye he, wakoresheje izihe mbaraga, mbwira ubwenge bwihishe inyuma y'iki cyubahiro, nawe ndashaka kugera aho ngaho. Nta n'umwe utekereza gutyo. Abantu bose bakureba kuri top, bakureba hejuru, bagatangira kwifuza kuhagera. Aho niho benshi bavamo kugira amashari, guhimba inkuru z'ibinyoma, yakoze biri yagiye kuzimu n'ibintu bitandukanye. Abantu bakavuga ibintu bitandukanye, ariko urebye ikibyihishe inyuma
ni umwuka w'ishari ubateye mu kudashaka guca aho undi yaciye kugira ngo bagere aho wageze. Rero wirinde nugwe muri uwo mutego, Imana igufashe cyane.